n'umubyeyi ukomeje kuriza abantu yitwa Divine Kiza Uwase. Uyu mubyeyi ngira ngo mu by'ukuri mumaze iminsi mubona ku mbuga nkoranyambaga guhera ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa kabiri uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2025, ubwo imodoka ya bisi ya internationali yakoreraga impanuka mu murenge wa Rusiga ho mu karere ka Rulindo. Kuri ubu ngubu hakaba habarurwa abagera kuri 23. Ni 20 bapfuye, imibare igitangazwa ku itariki ya 11, ariko hari n'abandi bari barembye cyane aho bamaze gupfira ku bitaro, ubwo nabagera kuri 3. Ubwo nukuvuga ngo abagera kuri 29 baracyarwaye, usibye ko hari amakuru meza ko bari kugenda boroherwa. Ngira ngo urabona kuri iyo screen yawe imva zigera muri 2. Ni imva y'umuntu mukuru, ubwo ni nyakwigendera Divine Kiza Uwase ndetse n'umwana wiwe. N'abantu mwe birababaje cyane, uyu mubyeyi abantu benshi bari gukomeza kumugarukaho, donc bumva ubabare n'agahinda gakomeye cyane. Uyu mubyeyi yakoze ubukwe we n'umugabo we mu byo mu kwezi kwa 8 kwa 2024, nibwo yasezeranye n'umugabo we. N'umwe rero mu bari muri la bisi yakoreye impanuka hariya mu karere ka Rulindo hagafamo abantu. N'umubyeyi wari utwite inda nkuru. Nawe reba umubyeyi nyine ari mu modoka igakora impanuka, kagenda yibirindura nyine, nawe byumva kira gisakaro cyo hejuru kikavaho kira modoka agasigara aho ngaho. Noneho mu by'ukuri bisi kamuryamira n'ubundi kandi atwita umwana inda ari imvutse. Nyine nawe bikurure mu by'ukuri n'umubyeyi wapfuye ababaye cyane. N'abantu mwe yapfuye ababaye, abantu benshi bari kuvuga kuko iyi si imaze iki. Uyu mubyeyi kuri ubu ngubu kuri uyu wa 14 ariho arasezerwaho, ari gukora imihango yo kumushyingura. Anari byo mu by'ukuri wabonye kuri ayo mafoto amwe namwe agaragaza imva y'umwana mutoya ndetse n'umuntu mukuru. Uzi ikintu kibabaje abantu, donc aya makuru nyine asa nkaho wagiye hanze, nuko uyu mubyeyi ngo yari kuzabyara muri uku kwezi kwa kabiri. Uku kwezi kwa kabiri turimo n'ubundi impanuka ibereyemo, niho ku bitaro nyine bari baramuhaye ko azabe yara muri uku kwezi kwa kabiri. Niho impanuka ibaye igatwara ubuzima bwiwe ndetse n'ubw'umwana wari hafi kuvuka. Sinzi niba ibyo bintu muri kubikurura, njya ndeba iyi mibabaro y'iyisi, abantu mubuze iyisi maze iki koko, ubu iyisi maze iki n'ukuri. Nyine nawe byumve, ni nayo mpamvu uyu mwana nyine urumva yari umuntu, yari yarabaye umuntu, nyine yari yarakuze. Donc nyine urumva niba yari afite amezi 9 ari hafi kuzura, wenda buri minsi mike urumva nyine yari umuntu ku buryo yanavuka. Donc ubwo icyari gisigaye nyine ni ugufatwa n'igise ubundi akajya ku bitaro. Ariko iriya mpanuka iragenda imukorera ibyamfura mbi. Ni akababaro gakomeye cyane ku mugabo we, ni akababaro gakomeye cyane ku bantu bose. Noneho ababyeyi bari kurira cyane, kwiyumvisha ibi bintu byananiranye. N'abantu mwe birababaje cyane, biteye agahinda. Iyi si niyo kuturiza, iyi si nta kigenda. Ngira ngo ni umubyeyi wakoraga hariya mu bitaro bya Gisenyi, bari batuye hariya ku Kamonyi Irunda, niho bari batuye. Uyu mubyeyi yaravuye mu rugo
nyine iwe mu rugo hasanzwe abana n'umugabo we, asubiye ku kazi Gisenyi. Hanyuma ageze doko bageze hari Rurindo, nuko nguko byaje kuza kuba byagenda. Ubwo urumva yavuganaga n'umugabo ati ngeze ahangaha, murabizi iyo ari urugo nyine umuntu afata urugendo agahamagara umugore agahamagara umugabo ati ngeze ahangaha. Arangije yumva amuhamagaye, yumva byarangiye. Mw'abantu mwe birababaje cyane, iyi si niyo kuturiza. Abaganga bakoranaga nawe hariya mu bitaro bya Gisenyi, dore ko yari yabyazaga, yari umubyaza mwiza ku rwego nyine abaganga bakorana hari Gisenyi ba Precious. Donc uburyo yakoraga uburyo yari amaze kuba inararibonye mu bijyanye no kubyaza abaganga nabo. Uyu mubyeyi yasize icyuho gikomeye cyane mu muryango, donc n'amarira menshi cyane. Mw'abantu mwe ibintu byabaye kuri Kiza Divine Uwase. Nkuko umuyobozi w'ishami ryakira inkomere n'indembe abo bita muri emergence mu bitaro bya CHUK yitwa Dr Doris Lorette Uwamahoro, avuga ko ahakirirwa abantu bakuru bakiriye abantu bagera mu 8. Murabizi amanuka ikimara kuba ubutabazi bwarabaye, hanyuma abakomeretse boherezwa mu bitaro bigiye bitandukanye. Rero n'uyu Kiza Divine Uwase ni umwe mu bakiriwe muri CHUK muri abantu bagera ku 8, kugira ngo mu by'ukuri barebe niba donc hari umwana bashobora kuba bamukura mu nda, kuko we nyine byagaragaraga ko arembye, nyine amahirwe ari makeya ko yagaruka mu buzima. Urumva nyine umuntu byabaye gutyo anatwite agakora impanuka nk'iriya, ikibisi kikamuryamira kiriya kintu kikavaho kikamuryamira, imodoka igaturuka ku muhanda yibarangura muri metero zigera muri 800. Wenda hari n'igihe wenda umuntu ashobora no guca wenda mu wenda bikamukunda, ariko umuntu wari utwite inda nkuru byari bigoye cyane. Nyine doko n'igihe yaragezemo no kugenda, urabizi ko hari igihe yabigoranye cyane. So byaragoranye cyane mw'abantu mwe, byaragoranye. So muri abantu rero bagera mu 8 bakiriwe muri CHUK, uyu mubyeyi yagezeyo arembye, hanyuma ahita apfa. Gusa nk'uko uyu muyobozi w'ishami ryakira inkomere n'indembe abitangaza, avuga ko hari abana bagera kuri 3 kuri ubu ngubu nabo bari donc bakiriye muri bitaro bya CHUK. Akavuga ko bameze neza kandi amahirwe yo gukira mu by'ukuri nyine ayo mahirwe hari, donc abana bameze neza ngo bagera kuri 3 bakiriye. Ni mu gihe hari abamaze gupfa. Mw'abantu mwe birababaje abantu benshi. Iyi mpanuka yarabashenguye ku rwego rwo hejuru. Urumva abana babuza ababyeyi, urumva ababyeyi babuza abana, kuko hari abana bapfiriye muri iyi mpanuka. Abagore babuza abagabo babo, abagabo babuza abagore babo. Birababaje mw'abantu, birababaje, biteye agahinda. Divine Kiza Uwase ubwabyo urebye mu by'ukuri izo serikeye agahinda karakwica. Iyo mu by'ukuri nyine ubirebye umuntu akakubwira ati dore ni Divine Kiza Uwase uri hano, ndetse n'umwana we yaratwite. Donc byagenze gutya nyine, birababaje cyane, biteye agahinda. Nuko nguko byaje kuza kuba byagenda. Reka nihanganisha umugabo we, mukomere. Hari aho tuzagera tutazongera kubabara, ariko kandi aho hantu tuzongera guhura n'abacu twabuze bizaba ari umunezero, bizaba ari ibihe byiza mu by'ukuri. Tuzishimana, kandi uyu mubyeyi n'uyu muziranenge Imana ibakire. Tuzongera guhura mu gitondo cya kabiri cyo kuzuka. Inshuti abo bakoranaga, abantu bari babazi, abaturanyi, umuryango muri rusange, mukomere. N'ukuri tuzahozwa aya marira turirira mu isi. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho 5 kuri 5.